munsi tuve mu bintu bya free internet tugeze kuri Facebook, nkwereka uburyo ushobora kugira like nyinshi kuri Facebook. Ukajya ushyira ifoto kuri Facebook ukagira like nyinshi, ubona nkuriya urabona nk'uyu urabona ko ari like nyinshi kandi mu gihe gitoya. Ubu tugiye kurebera hamwe uko ibintu bikorwa. Kwibutsa gukora subscribe kuri Menya studio cya bwa mbere uraza ukanda hano handitse ahangaha handitse ukademweke ibyo setting, uramanza ufungure bajya handitse post, ugenda ujya ubigire public. Ibintu byose tugira public. Buriya public idufasha kuba nyine ibintu buri wese abibona. Uza noneho kuri flow, noneho nurangiza ukandaho, noneho icyo ugiye guhindura urabona ngiye biri public, nawe urajya ukanda ahangaha kuri public, ukanda OK. Urabona ko yabaye public, iba isa nyine ahantu iba yemeje aba hasa ubururu cyane, ari ijambo ryanditse rigaragara cyane, ni ijambo rigaragara cyane. Hose wagira public numara kugira public urongera ukupe, noneho ibanga ribihishemo noneho byose mubigize public ukigendera. Ndakeka n'ubundi aba ari ibisanzwe, ariko ari n'ibisanzwe. Urabona ahantu uyu afite 902 amaje kubona. Urabona ko mu bantu afite bamuhaye like, urabona ko arimo hano turi inshuti. Noneho weho urajya ureba hano handitse add, noneho weho urajya ukoraho uhavivure, urajya ukanda handitse hari ikimenyetso cy'umuntu. Urabona ko umaze kuhaviva itaza akavi, urabikora noneho uragira umuntu ushyizeho ifoto vuba itari yamara umunsi, ifite hagati ya one key kujya hejuru. Urajya ubikora ku muntu ufite 1 key tuzamura inshuti ze, noneho weho nizo urajya wadinga. Ndakeka ari ibyo.